munsi babimenye na kiriya gihe barabimenye tuzahangana nabo izi ni ukwezi abaturega ko dukoresha ibyo dukora kurinda abanyarwanda kurinda igihugu cyacu ko ari amabuye y'agaciro nibo biba amabuye y'agaciro muri Congo muraho meze neza mwese ngo dutahe cyane uyu munsi rero mbere na mbere mwakoze kwitabira ubutumire bwacu icya kabiri ni ukubashimira mwese mu buryo wenda butandukanye uruhare buri wese yagize muri iriya nzira y'igikorwa cyaduhurije hano uyu munsi n'abari batari bavuka igihe urwo rugendo rwatangiye baravukaga bagakura bakajya muri iyo nzira nabo bakagenda bakajyana n'abandi imyaka 31 ishize twibuka uru rugendo hari byinshi tugomba kwibuka bijyanye n'aya mateka amavu n'amavuko intangiriro ariko sindi buvuge aho birangirira kuko ntibirangira maze muze kumfasha musemurire bo muhagararanye nabo mu kinyarwanda mvuga batari bwumve inshuti zacu turuka hirya no hino mubasemurire niba mutari mwabikoze musubire inyuma mubasobanurire n'ibyo maze kuvuga ibyinshi biri imbere uyu munsi impamvu yawo n'impamvu umunsi nk'uyu wibukwa ntabwo cyane ari ukutubwira ibishya tutazi ahubwo ni ukutwibutsa byinshi tuzi ibibi n'ibyiza n'impamvu yabyo hanyuma kugira ngo buri wese yisange mu ruhare akwiriye kuba afite kugira ngo ibyiza by'uyu munsi ari byo bishyirwa imbere aho navugiye ko mvuga inkomoko ntari buvuge iherezo ry'aya mateka nuko nshaka kuvuga ndasubiramo n'abari bataravuka
aho bavukiye, aho bakuriye, bagomba kujya mu nzira y'igikorwa nk'iki ngiki. Ni naboga batuma gikomeza, kuko abantu jye nawe n'abandi twe tugira iherezo, ariko ntabwo igihugu kigira iherezo. Igihugu kugira ngo kitagira iherezo rero ni bya bindi navugaga, n'uvutse uyu munsi aho akuriye ajya muri ya nzira, niko bikomeza. Imyaka 31 ishize twageze hano tuhasanga ubusa, n'abariho batakiriho, ababishe bari muri ubwo busa bw'igihugu. Ntabwo waba uri muzima, ntabwo waba wiha agaciro, ufite agaciro ngo ubuze abantu nkawe ubuzima. Uyu munsi rero ni iki? Uyu munsi batwibutsa ngo dufite inshingano. Ibyabaye mu mateka yacu bitari bikwiye kuba bibaho, bitazasubira. Rimwe byabaye kuri twe ni kenshi, rimwe ni kenshi, ni kenshi katasubira. Hari ubwo umuntu abwira abantu ntibumve, abantu bagira amatwi ntibumve, bagira ubwenge ntibatekereze, ariko ibyo byose nta na rimwe tutabivuga, tutabisubiramo. Ibyuko ibyo byatubayeho bitazasubira, bitasubira. Ntabwo ari byo ngomba gutegera. Ubyumva arabyumva, utabyumva ibyo biramureba. Baba bari hano mu Rwanda, baba bari hanze yarwo, cyangwa se batari n'Abanyarwanda, ariko bafitanye isano n'ayo mateka yacu. Kandi mbabwiye kenshi, mbisubiremo, muzi iyi myaka hafi ine tumaze mu rusaku, mu nduru, isi yose igateranira ku Rwanda, kugira ngo u Rwanda, hari ubwo njya nibaza, ariko u Rwanda nzi ni urunguru ruteranwaho n'isi yose. Ni ihurizo ritoroshye, byashoboka bite? Ariko usibye ibyo, ese guteranirwaho n'isi yose, ubundi u Rwanda ruba rwakoze iki? Ruba rwakoze iki
kugira ngo isi yose ihaguruke yamagana u Rwanda, ivuga u Rwanda. Gisubizo icyo kibazo ruba rwakoze iki? U Rwanda rwakoze iki? urwanira kubaho uburenganzira bwe baramwamagana, ariko iyi si tubayemo niko bimeze, barakwamagana ku mpamvu zitandukanye. Bimwe nabivuze kare mu kiganiro nagiranye n'abanyamakuru, sinde bubisubiremo byose, ariko ndasubira mu bimwe. Iyi ntambara mureba yabaye hariya cyangwa n'ubu ikiriho muri Congo, murayizi mwese, murayumva, buri wese niyo yaba afite uko ayumva, kwe gutandukanye n'ukunda cyangwa n'ukwacu. Hari umwaka n'umwe wigeze ushira, umwaka wigeze ushira na rimwe tudasubiyemo ikibazo cy'interahamwe cya F.D.L.R riri hakurya hariya. Nibyo duhimba se? Nibyo tubeshya se? Cya kabiri, hari na rimwe tutigeze tubwira abantu tunasubiramo ukuntu muri aka karere harimo ideology ijyanye na genocide, ijyanye n'ibyabaye hano mu Rwanda byo kwica abantu ukabicira icyo bari cyo. Hari ubwo tutabisobanuye, hari aho bitazwi ko byanditswe se, ko byanaganiriwe isi yose ikabiha n'umunsi ikabivuga, bigeraho bikarigita gusa bikazimira. Hari umunsi n'umwe tutigeze twamagana abayobozi muri aka karere bafata mikoro nk'iyi bakigisha abantu kwicara abantu icyo ari cyo. Hari na rimwe tutigeze dusobanura amateka ajyanye n'ukuntu abantu bavuga ikinyarwanda bari hakurya y'imipaka y'u Rwanda nka ba nyiri ibyo bihugu nyuma yo guca iyo mipaka. Bihuriye he n'u Rwanda? Twebwe u Rwanda, ibibazo byabaye mbere y'uko mvuka cyangwa na nyuma nkivuka, byaba bite ibibazo nateye igihewe cyangwa undi ungana nanjye? Bishoboka bite? Bishoboka bite kuvuga ngo ibyo tuvuga buri munsi bijyanye n'umutekano w'iki gihugu cyacu biragenda bigahinduka amabuye y'agaciro, biragenda bigahinduka ko u Rwanda rukoresha ibyo rukora bigera ku mipaka yacu na Congo cyane cyane n'abandi baturanye, ariko bamwe bigeze gukinisha ibyo by'interahamwe nabo, kandi rwose n'uyu munsi babimenye, na kiriya gihe barabimenye, tuzahangana nabo. Izi ni uko abaturega ko dukoresha ibyo dukora kurinda abanyarwanda, kurinda igihugu cyacu,
ko ari amabuye y'agaciro, nibo biba amabuye y'agaciro muri Congo. Ibi bihugu bikize byo hanze byirirwa bivuga ubusa. Erega narababwiye, iyo bari aho batinyisha abantu bakazana ibintu human rights, bakazana ngo barashaka gutera ubwoba, ngo Kagame navuga ngo bazamujyana, uzanjyana hese wowe? Wamvana he ko nzaba? Ubu bagatangira sanctions, James Kabarebe, sanctions, officers, sanctions for what? You are just foolish, absolutely foolish. Anybody dares ugatanga lessons, si little boy, little girl, kunuko wava mu Europe cyangwa America cyangwa Canada, uratanga lessons. What lessons? What lessons does anybody have to give to me about my life, about my country, about my people? That is absolute stupidity. We cannot be driven on that basis. If there is anybody who has not understood the message you have given them over the years, well, we are waiting to see what you do. In the recent months and so on, you see, again, the whole world was watching. Mercenaries came from Europe, then other confused brothers and sisters from our continent. They sent in arms, they sent in weapons, soldiers, they sent in everything to support a government that is killing its own people, that supports genociders, people who killed our people here. 1 million people we lost in 100 days were murdered by the same bastards. Of course, sometimes supported by these same people who give lessons. So they came and gathered along our border. If you people knew the stories of what was found in NGOMA, in Bukavu, and so on, you would understand it. You would understand that the issue was not about fighting so-called FCM-23, it was aimed at Rwanda. Boy, you ask them what happened. What happened was only a fraction of actually what we could do. The same people you've been seeing after making sure that they can not to do any harm to us, and they gave up, we gave them passage through here to go back home.
We gave them passage. We gave them security. We made sure they went back home. But they could have perished if they really put up a fight. There's no question about it. I'm saying it now, and for tomorrow, if anybody attempts, you will see it. I'm not bragging. I'm not doing anything. I'm just saying the truth to whoever wants to listen. If you have other ideas, then we shall sort it out. This is why I said it happened to us once, and once is too many. It will not happen again.